Muraho neza bakunzi banjye, murakaza neza kuri iyi channel. Ndanezerewe cyane no kongera kubana namwe muri iki kiganiro cy'ingenzi kigamije kubaka no gukomeza urukundo rwiza, rurambye kandi rufite intego. Uyu munsi tugiye kuganira ku nama z'ingenzi zafasha abakundana kugumana, gusobanukirwa no kwirinda gusenya urukundo rwabo. Si ikiganiro kigenewe uruhande rumwe gusa, ahubwo ni ikiganiro kigenewe impande zombi, abasore n'inkumi. Kuko urukundo rwubakwa n'abantu babiri, kandi niyo rusenyutse rusenyuka ku bantu babiri. Mu buzima busanzwe, abenshi barakundana ariko ntibamenye uko bakomeza urukundo rwabo. Hari abatakaza abo bakundana kubera kubura amakuru, kubura icyizere, amagambo akomeretsa, cyangwa kwirengagiza amarangamutima y'umukunzi wawe. Hari abibwira ko gukundana ari ukuvuga amagambo meza gusa, nyamara siko bimeze, ahubwo urukundo rwubakira ku myitwarire ya buri munsi. Muri iki kiganiro ndifuza ko twigira hamwe uko twirinda amakosa asanzwe asenya urukundo, tukamenya uko twubaka icyizere, icyubahiro, ubwumvikane n'urukundo ruramba. Izi nama ntizigamije kugira umuntu ducira urubanza, ahubwo zigamije gufasha, kwigisha no gukangura imitima yacu. Niba uri umusore cyangwa uri inkumi, niba uri mu rukundo cyangwa wifuza kuzarwinjiramo mu minsi iri imbere, iki kiganiro ni icyawe. Niba warigeze gukomereka mu rukundo, ushobora kongera kwiga ko wakunda neza, udakomeretsa cyangwa udahutaza umuntu muri kumwe. Ndagusaba rero kugumana nanjye muri iyi video kugera irangiye, wumve neza izi nama, ufate umwanya wo kwitekerezaho. Kandi niba ubona hari icyo wungukiyemo, ntiwibagirwe gusangiza abandi, kuko urukundo rwiza rutangirira ku bumenyi. Reka noneho dutangirire izi nama zacu imwe ku yindi. Niba ari bwo ukigera kuri uyu muyoboro wa YouTube, ndakumenyesha ko wakora subscribe kugira ngo ujye ukomeza kudukurikirana. Urakoze cyane. Inama zubaka urukundo rurambye ku basore n'inkumi. Ndahera ku nama rusange zitureba twembi. Jya uvugisha ukuri igihe cyose, kuko ikinyoma cyica icyizere. Jya wubaha uwo ukunda niyo haba habayeho kutumvikana. Jya wumva mbere yo gusubiza, kandi nujya gusubiza utekereze kabiri kugira ngo wubahe amarangamutima ye. Jya usaba imbabazi igihe cyose wakoze amakosa, kabone n'ubwo wowe waba uryita rito. Jya wemera amakosa yawe aho kuyashyira ku wundi. Jya uha agaciro ibyiyumviro by'umukunzi wawe. Jya wirinda amagambo asebya cyangwa akomeretsa umukunzi wawe. Jya wibuka impamvu mwakundanye n'uko mwahuye, bizaguha imbaraga zo gukomeza umubano wanyu. Jya uharanira amahoro aho guharanira gutsimbarara n'impaka zango turwane. Jya wubaka icyizere, wirinde gucengera mu buzima bwe cyane, umwinjirira mbese bisa naho nta cyizere umufitiye. Reka dukurikizeho inama zigenewe abasore. Jya urinda umutima w'umukobwa mukundana nk'uko urinda uwawe. Jya umwereka ko afite agaciro mu magambo no mu bikorwa. Jya wirinda kumutesha agaciro imbere y'abandi. Jya ugaragaza urukundo mu bikorwa kuruta amagambo gusa. Jya umufasha mu bihe bigoye utamuhunga. Aha twavuga nk'igihe yagize ibyago, igihe ari muri mudu mbi, ukamufasha mbese ntumutererane. Jya umwumva igihe arakaye aho kumwima amatwi. Akenshi cyane abakobwa baba bashaka umuntu batega amatwi igihe bumva bafite amagambo menshi yo kuvuga. Rero ntukamubwire ngo uceceka, ngo ugira gute. Jya umwumva, wumva amarangamutima afite. Jya wirinda kumugenzura cyane no kumufata nk'utazi gufata umwanzuro. Jya umuba hafi mu byemezo bikomeye bimureba. Aha bizatuma abona ko muri kumwe rwose. Jya urinda isezerano wahaye uwo mukobwa mukundana. Jya umushyigikira mu ntego ze. Ahangaha akenshi umusore iyo mugikundana ahita atangira kumera nk'ukugenga, nk'aho wabaye umugore we mbese byarangiye, ugasanga intego wari ufite nta kizigushyigikiramo. Rero bisaba ngo wowe musore utangire ushyigikira intego ze, niba utanabikora gutangire ubikora ubu ngubu, bizabafasha mwembi.
Inama zigenewe abakobwa. Jya wubaha umukunzi wawe kuko ni umuntu w'agaciro. Jya umwereka ko umwizeye, wirinde kumugereranya bidafite ishingiro. Gatangira ngo uyu runaka ngo ureba ngo ibyo yagezeho ngo kandi muri ku kigero kimwe, ibyo bintu ntabwo ari byiza. Jya uvuga uko wiyumva aho guceceka ugaheranwa n'ibitekerezo. Ahangaha ni igihe yagukoshereje ariko ugaceceka ngo tudashwana ngiki, ibyo bintu bizatuma ugeraho utangire kumva utakimwiyumvamo. Jya ugerageze rero kumubwira uko wumva ubitekereza, nawe umuhe ibitekerezo byawe. Jya umushimira niyo yaba yagukoreye ibintu bito. Jya umuba hafi mu bihe bigoye. N'abasore akenshi ajya kubwira igihe harimo nyine ukumva kiragoye, ariko gerageza umuhe pole, umwereke ko muri kumwe, nyine mbese ntumutererane, nawe bizatuma abona ko uri uw'ingenzi kuri we. Jya wirinda kumugereranya n'abandi basore. Ibi bintu abasore barabyanga, gutangira kumugereranya ngo reba ngo ba runaka, nyine utangira kumwereka ko hari abandi basore nyine ubona. Ibyo bintu bizatuma rwose abona ko umugereranya bimubabaze cyane. Jya umuha umwanya wo kuba we aho kuba uwo ushaka. Hari abantu benshi nyine ukundana n'umuntu ukumva wamugira uwo ushaka gusa, ariko ntumuhe umwanya wo kuba we ubwe, uwo wamusanze ari we, ukumva nyine nta mwanya umuhaye. Ibi bintu ntabwo ari byiza. Jya ugaragaza urukundo kuri we no kube. Ntabwo gukunda umuntu w'ubwe gusa bihagije, ahubwo mukundira inshuti ze, umukundira umuryango, mbese wubaha amarangamutima ye mu mpande zombi. Jya wirinda kumuhatira ibyo atiteguye. Ugasanga wenda ufite nk'umukobwa w'umushuti wawe, wenda ngo bahasohotse we na sheri we, ugatangira kumushyiraho igitutu ngo sheri ngo nsohokana ngiki. Muha umwanya, wimuhatira ibintu atiteguye. Niba koko yiteguye uzabona nyine agusohokanye, cyangwa mukore n'ibindi bikorwa bitandukanye. Ntukamuhatire. Jya uba inkingi imutera imbaraga no kumushyigikira. Inama zo kubaka ejo hazaza h'urukundo rwanyu. Mujye muganira ku nzozi n'intego by'ejo hazaza. Ibi bizatuma murambana mubona ko hari icyo muzamara mu rugero rw'ejo hazaza. Mujye mugira umwanya wo kuganira. Murabizi mwese ko kuganira ni ibintu by'ingenzi cyane twagakwiye kuba twitaho kugira ngo urukundo rwacu rukomeze rurambe. Mujye mwigira ku makosa aho kuyagumamo. Hari abantu habaho nk'ikosa aho kugira ngo muryigire muvuge ubutaha ntirizongera kubaho, ahubwo ugasanga nibyo bintu mwiberamo ngo wakoze ikosa, wakoze ibi n'ibi, nyine ugasanga mwigumira mu makosa mwagiye mukora. Mujye muba inyangamugayo ku byerekeranye n'ejo hazaza. Jya ugerageza kubwira umuntu niba yagusanze nyine mukundana, mubwire ati ariko napangaga gukora ibi n'ibi, niba ngombwa agufashe muri ibyo bintu nyine wapanze kuzageraho, agufashe mu nzozi zawe, mbese aho kugira ngo mutangire mwigire mu bintu by'urukundo rw'ubu gusa, ntimutarebe ejo hazaza. Mujye muba intangarugero mu bwitange no kwizerana. Buri wese aharanire kumva yarusha mugenzi we, bizatuma muguma mu rukundo rwanyu rukomere cyane. Mujye mufata ibyemezo mufatanyije. Mujye muba abavandimwe mu bihe bigoye. Burya kenshi mu bihe bigoye bisaba ngo muba abavandimwe kuruta uko mukundana, kubera ko abavandimwe no mu bihe bigoye baragumana. Mujye mwibuka ko urukundo ari urugendo rurerure kandi rusaba kwigwa buri munsi, kandi umenye uko witwara ku mukunzi wawe, kuko ingeso wamusanganye hari izitazahinduka.